kongeye kubasuhuza ndetse tubifuriza n'ikaze kuri channel yacu Update Trends. Mukomeze kugenda mumererwa neza aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Uko maze kubimenyera rero, channel yacu ubundi ni channel ikomeza kugenda ibagezaho ibintu bigiye bitandukanye, update ziriho nshyashya cyangwa se ibindi biganiro by'ubwenge biba byaragiye biranga isi mu myaka yagiye itambuka. Ariko hari iyindi gahunda twazanyeho twarebye tubona nabyo iba ari ingenzi. Buriya gahunda twise ijambo ry'umunsi ni umwanya tugira tukanyuzaho nyine mbese nk'ibintu bimeze nkaho ari experience y'ubuzima turi kugenda tunyuramo aka kanya hano ku isi, ukuntu ubundi bimeze se byakagenze bite, nyine bisa nkaho ari advice kuko buriya ni ukuganira nyine tukaba twagira bishyashya twungukamo cyangwa se izindi mpanuro twagira tubona tutari tuzi nk'uko musanzwe mubizi bajya bavuga ngo umutwe umwe wifasha ibisazi. Mpamvu twarebye turavuga ati nta mpamvu yo kujya tubagezaho amakuru gusa cyangwa se ibindi biganiro bindi bigiye bitandukanye, reka ariko dufate n'uyu mwanya tujye tubagezaho izi mpanuro cyangwa se ni experience y'ubuzima. Ko buriya biba ari byiza kugenda ugana n'abandi bantu kumva nabo ese ikintu ibindi bitekerezo bigiye bagifiteho bigiye bitandukanye kugira ngo ubashe kubakigiraho amakuru menshi ahagije. Uyu munsi rero ntujye kure ya telefone yawe cyangwa se ya mudasobwa yawe cyangwa se ya screen yawe bikurikije icyo ukoresha uri kureba ibiganiro byacu. Kuko uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa amahitamo. Buriya ni kenshi ujye usanga dushobora kuba twagira amahitamo mabi cyangwa se meza, ariko biriya bintu bifite ukuntu nyine bitwafekta mu buryo bubi cyangwa se bwiza bitewe n'uko wahisemo, niba wahisemo neza cyangwa se wahisemo nabi. Kandi basaba nyaboneka wenda buriya biba ari byiza ko mu gihe wenda urebye nk'iki kiganiro cyacu, buriya ndabizi neza ko muri wowe hari umuntu utekerezaho kuba wagisharinga ukavuga ati uyu muntu nakamwifurije ko ibintu ndabimenya, ariko nyaboneka ntukabitekereze gusa ngo bigumishe mu mutwe, jya ubikora ugisharinge n'abandi cyangwa se unashyire like kugira ngo dukomeze kugenda tubona yuko mukomeza kuba mugiye mudukurikiranye aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. So uyu munsi rero tugiye kumenya ese amahitamo ubundi bigenda gute, amahitamo ese ibyo udahisemo neza byagenda bite. Buriya ikintu cy'amahitamo nimuze kubyitiranya ngo muhite mwifatira kuri twa tugero tw'amahitamo yoroshye no kuba wahitamo ngo uyu munsi ndarya iki. Oya, biriya nabyo yego ni amahitamo, ariko hari amahitamo nyine aba ari amahitamo akomeye bisaba kuyakorana ubushishozi kandi hano ku isi. Buriya sindi niba muri kubyumva neza, ariko buriya hari umuntu umwe wambwiye ngo, kandi icyo kintu yambwiye nanjye kugitekerezo cyane, ikintu gikomeye burya kuko ni ikintu gikomeye, namwe niba mugiye kukibasangiza. Yarambwiye ngo buriya kuba umugabo nyine nivuga umugabo ariko ntimwumve kuba uri igitsina gabo. Oya, nyine kuba umugabo mu bikorwa, kuba umuntu ukomeye mu bikorwa cyangwa se kuba umuntu w'umugabo mu bikorwa ukora, ni ibintu upanga, ni ibintu utegura, ntabwo ari ibintu byuka ngo mu kanya mu gitondo ngo dukumva nshaka kuba umuntu w'umugabo. Oya, urabipanga urabitegura bigufata igihe kuko buriya birarushya. Ariko kuba imbwa ni ikintu mu gitondo byuka bati si wabimbwa ushatse mu gitondo bati wanyuka tugenda hari ugakora igikorwa cy'ubugoryi cyangwa se igikorwa cy'ubugwari bikaba birarangiye. Kuko buriya hari akantu ushobora gukora kagufasha amasegonda 30 ariko kakangiza ubuzima bwawe bwose, kakica reputation yawe y'ubuzima bwawe bwose, uburyo ki icyo kintu uzakicuza uzaba ukicuza mu buzima bwawe bwose. Buriya nk'urugero bikunze kubaho cyane ku rubyiruko ugasanga buriya ahantu hita muri boarding cyangwa se wenda n'ahandi hari hose singwa boarding schools cyangwa kuba nyine ahantu hahurira urubyiruko rwinshi, ugasanga nyine bamaranye umwanya munini nyine ari urubyiruko gusa n'abantu bari mu myaka imwe y'urubyiruko. Biba byoroshye ko bigeneratingamo cyangwa se ibitekerezo biri negative cyane, ibitekerezo biri negative, ugasanga ntihabuzemo nk'umwe wabaye kuba yageragezaho nko kunywaho ibiyobyabwenge cyangwa se gukora ikindi kintu kiri bizarre, akaba araje nyine ababwira nk'uri kuba advice cyangwa se uri kubabwira yuko kuba mwebwe mutaragikora mwacikanywe, kuba mwebwe mutaragikora ese ntabwo muri abaniga, agatangira kuzana ibitekerezo nk'ibyo, akumvisha wowe utarabikora yuko kuba utarakora icyo kintu reka uri idage, reka abantu n'abanabyumvise baguseka, akabanza akakuremamo icyo kintu. Yamaze gukuremamo icyo kintu arakwihorera arigendera nyine mugatandukana akigendera. Iyo wa muntu nyine nawe uhubuka cyangwa se utagifata umwanya ngo utekerezeho ibintu cyane cyangwa ibitekerezo kabiri, uragenda ukaryama ukabitekerezaho ikintu ukabata, ariko se buriya kuzi ko cyakira ku mugani gishobora kuba ari cyo umugani uzi ko nshobora kuba ndi idage, ugasanga umuntu akuremyemo ikintu mu mutwe ku buryo ki urataha ukagenda wiburanya muri wowe kandi nyamara mbere nta kibazo wari wifitiye,
ariko amaze kugushyiramo ya propaganda utashye wiburanya ibitotsi biranze cya kintu kugitekerezo cyane nako mugano siko nshobora kuba ndi idage kuba namwitaho siko nshobora kuba ndi idage ukabitekerezaho cyane ibyo bintu ukabispende uko ubiha umwanya munini cyane wo kubitekerezaho batangiye already gucika intege mu mutwe batangiye gucika intege mu mutwe batangiye kumuyoboka kugenda uvuga ati burya ko kwa muntu bya bintu ari kuvuga nibyo kuri ya mahitamo yawe mabi rero ugatufata ariko se kumugani kuko uri ko mbona babikora ko mbona atapfuye ko mbona cyaza afite none ari ikintu buriya cyatwishe kisha abantu cyane cyane ku rubyiruko kwabona ubuzima ba star babaye akavuga ati buriya muntu agomba kumbera na rumodo kuba uriya mustar bikora ndabona wenda wabona nabyo byamufashe ko yaba mustar kandi urubyiruko rw'iki gihe abenshi tuba twifuza kuba ba star tuba twifuza kuba twamenyekana twamenywa n'abantu benshi atavuga ati wabona nanjye nimbikora nzaho mustar ariko nyaboneka mugenzi wanjye uri kwibeshya ubugiye gukora ya mahitamo mabi azakubabaza azakubangamira ubuzima bwawe bwose uragenda ejo mwahuruka none se za gahunda nazibona gute wiherereye nyine uri kumva ko agiye guhita gufata agiye guhita bati ku buryo uriniga agiye gwa felicitation ukumva yishimye kandi ariko buriya uzarebe niba wumva ko ugiye gukora igikorwa cy'ubutwari ujye usanga to nk'ubiganiriza nk'umubyeyi wawe cyangwa se mukuru wawe cyangwa se undi muntu nyine ubona waguha inama ifatika waguha inama nzima usanga uguha inama nzima uzumva ukuntu azakubwira ariko uhita ugenda ukiherera ugahita ujya gusaba ahubwo inama wa undi wakoheje umwakoheje ukaba ari ujya gusaba inama none se nkuko nibyo use nabigenza mwese uri kumva wowe yaguha inama igusubiza inyuma kandi ari wagushyizeyo nawe utekerezaho kabiri umuntu arakoheje urasubira inyuma niwe ugiye kugisha inama exactly azahita akubwira ati keep it up komeza uyu niwo murongo muzima ahubwo uyu niwo murongo wari warabuze usanga hakurushe uragiye ejo bundi urafunzwe ejo naho n'iminsi maze iminsi mbibona hari ibintu byinshi nyine biri kuza urabibona gusaba akazi ahantu henshi na henshi bakomeje kugenda basaba ngo iki cyangombwa cy'uko utafunzwe criminal record nyaboneka niba utarunabizi ubimenye umuntu wese umaze amezi 6 muri gereza biba bibarwa ko yakatiwe uwo muntu amezi 6 muri gereza bihagije kuba ufite diplome ibikabita agaciro urumva ikintu cyitwa akazi ka leta ubushatse uvuze bye kuko ntako wabona ntago leta yaguha karakazi ushobora kuba wavuga ati wenda akazi ka leta n'ubundi bahemba makeya bagira bate ariko bashaka ko atari naho honyine cyakenerwa iki cyangombwa gikenerwa ahantu henshi ikintu cyitwa criminal record kigaragaza ko utakatiwe n'inkiko cyangwa se utafunzwe cyangwa ni ingenzi nyaboneka ubwo no mu gihe muri gukora amahitamo mu gihe uri kumvira umuntu wese ibintu byose ujye ubitekerezaho ushobora kuba wakora ikintu uzi kuri gukina ariko kigahita kikwicira kariyeri yawe y'ubuzima ubundi ugiye ku mahitamo mabi akandi ushobora kugenda umuntu akakubwira ati ese nyaboneka ese wari wasambana ugasanga niba uri umuhungu uramubwira ati ndacyari imanzi cyangwa se niba uri umukobwa uramubwira ngo ndacyari isugi ukabona aragusize cyane aravuze ati nyaboneka ati sugo ubaho ute ubaye ute sugumeze neza ukumva nyine ashatse kugufata nkaho ufite ikibazo cyangwa wacika ngo utarakora ibyo bintu ugasanga nawe ubwenge buke no guhubuka kwinshi ise wirukanka urirukanse reka naracikanywe ukabura agiye ise wishora mu mibonano mpuzabitsina n'umuntu uhubutse gutyo nyaboneka kenshi na kenshi nibuka no kwikingira reka ugasanga eida niba uri umuhungu n'abandi umuteye inda cyangwa se niba uri umukobwa utwaye inda cyangwa se ukuremo izindi ndwara nka sida ndahamya nashidikanya ko ibyo bintu bikubayeho ugendeye mu kigare buriya hari umuntu ushaka kubaho ariko yabitekerejeho wari ubishaka yabipanze gwende ugasanga iyo ndiramutunguye ariko nyamara gukora imibonano mpuzabitsina nta kintu bamushutse ni ikintu yo kubwe ku giti cye yishakiye igitekerezo nyine cyamwivire mu mutwe uwo muntu yegarababara ko nyine ashobora kuba wenda yari byatabipanze cyangwa se atabiteguye cyangwa se natari yarangiza igihe ariko uwo muntu nta cyaha ajya yishinja avuga ati niba nabyikoreye ntawanyoheje nyine akumva ko ideni ari rye ku giti cye niwe wiroshye ariko mu gihe bya bintu wabikoze hari umuntu wakoheje hari umuntu wakugira inama akakubwisha uburyo ki wagoswe akakumvisha uburyo ki uri idajya ku ibyo nutarabikora nyaboneka umuntu ntago azigera kuva mu mutwe igihe bya bintu yakubwiye kujya gukora n'ujya kubikora ugasanga ukuyemo inda itateganijwe ukuyemo sida uwo muntu ntago yakigera kuva mu mutwe buri gihe uzajya uhora umutekereza uvuga ati dore wa muntu wanyangirije ubuzima ariko uribuka ko ubuzima niwe wabwiyangirije kuko cyagiye wasabwa kuba wagira amahitamo meza wafata umwanzuro muzima niho hantu watubiye gato ufata umwanzuro upfuye umwanzuro nakita ngo utari mu ubwenge
utuma ufata umwanya wawe munini igihe cyawe cy'ubuzima kinini ukagispendinga uri kwicuza. Nyaboneka nta muntu numva nakifuriza ko yazigera afata uwo mwanya wo kwicuza. Kora kwicuza ni ikintu kibi. Cyo ni ikintu kibi bajya bavuga ngo iyo menya ari ijambo nuko yazitinda. Rero amahitamo jya witonda mu gihe ugiye gukora ikintu. Jya witonda mu gihe ugiye gufata amahitamo, jya witonda mu gihe ugiye kuvuga ikintu icyo cyose kuko buriya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Kuba wareka umuntu akajya guseka, kuba wareka abantu bakajya guseka nguri idage. Ese reka nkubaza akabazo gato cyane nawe ugende wicara ugatekerezaho. Iyo umuntu ashaka kubwira ngo kuba utarakoresha ibiyobyabwenge, kuba utarasambana, kuba utaragira uri idage cyangwa se waragoswe, jya umwitegereza wicecekeye. Ntukajye ikintu wenda mbere icyo kibazo ntukakimubaza, ahubwo ujye ukibaza ku giti cyawe, umwitegereze wicecekeye wibaza ati se uyu muntu uko mbona bundi mubifatika nta kintu andusha. Nusanga ari ikintu akurusha uzaze umbwire, uzamwitegereze neza urebe wenda ushaka kuvanga kurusha amafaranga cyangwa se iki ugasanga, ariko nyamara ugasanga y'amafaranga n'ubundi afite nyine mu buzima busanzwe ntabwo kuvuga ngo yayaboneshejwe na bya bindi. Ujye ureba nyine nka outcome ishobora kuba yaravuye muri bya bindi ari kubwira gukora akurusha. Urebe ati se kuva yatangira kubikora ni iki yabonyemo n'inyungu yabonyemo andusha ngiye ntafite. Icyo ngicyo uzajya bari icyo ureba. Nubwo turi mu buzima bwose muri rusange kuko umuntu ashaka kuba kurusha background nziza, ashaka kuba kurusha family ikomeye, ashaka kuba kurusha no mu buzima busanzwe imikorere cyangwa se ubushobozi, ariko jya ureba ati se outcome cyangwa se inyungu akura muri ibi bintu ariko ngakujya gukora ni iyihe, mbona yarushije cyane ni iyihe. Kugira ngo ujye gukora amahitamo y'ibintu byose ujye ubanza kubyitaho kugira ngo utazafata umwanzuro uhubutse ugasanga ugiye kumara ubuzima bwawe bwose wicuza. Kuri kwicuza ni ikintu kibi. Kwicuza ni ikintu mana yanjye, ni ikintu nyine nawe ubwawe uribaza ati se uyu mwanzuro nawufashe nasinze, se uyu mwanzuro nawufashe ntekereza se yari ngiye wari gukora ibi byose, yari wowe bita kubita agatima kuri ka kanya k'amasegonda nk'icumi cyangwa se ka kanya k'amasegonda 30 wafashe uvuga ngo reka kabisa, reka ibi bintu reka mbikore ntacyo bitwaye, reka mbikore. Nyaboneka twitore ugiye dufata amahitamo ugasanga umuntu arifasha ararebye ngo nkurikije umuhungu uri kuntereta, nkurikije ibintu ndi kubona afite, nkurikije ukuntu ahagaze ku mufuka wabana nawe, ugasanga nyamara wa muntu umukunze, wa muntu nta byinshi umuziho, wewe wikurikiye ikintu kimwe gusa, wenda tuvuga ubushobozi iki, ariko nyaboneka ajya wibuka yuko isi ni gatebe gatoki, isi iri karaganye, isi irazenguruka, isi ifite twamaze kubona ko isi ifite formule yayo. Ushaka kumukurikira kandi ubona bimeze neza, ejo nibyanga niba waragiye kuri wa muntu utakunze my friend, ntabwo ubwo buzima uzakomeza kububamo. Igihe ikintu wakurikiye utakiri kukibona, wa muntu ubusiga bara nta kintu avuze imbere yawe, wa nta kintu avuze, bamureba ukibaza si uyu muntu wundi amaze iki kuba imbere yanjye, bitewe nuko nabanye utamukunze, uwo musaba utamukunze, icyo wari umukurikiyeho ntabwo cyabonetse, ntabwo kiri kuboneka muri ako kanya, ntabwo kiri kuboneka. Niyo mpamvu buriya icyo cyitwa amahitamo ujye ukora wagitekerejeho neza, cyane kuri aya mahitamo uba usanga ari amahitamo azakurikirana ubuzima bwawe bwose. Jya ubitekerezaho kabiri. Byaboneka niba wumva bikomeje no kukugora, shaka umuntu ubifitemo experience cyangwa se wa muntu ujya wiyambaza mu gihe ugeze mu mahurizo, umugisha inama ati se nakora iki mu gihe nk'iki, nakora iki se nkora iki. Umuntu ujye umwiyambaza nyaboneka, birafasha cyane, birafasha kuko urava barundi umutwe umwefasha ibisazi. Nta muntu ushobora byose uri yubaho, nta muntu ushobora byose. Cyangwa kuba nashoboye iki ariko wowe ushoboye kiriya, ushobora kuba nashoboye kurandinga business ariko nyamara ugasanga ushobora kuba ufite ibitekerezo cyangwa se nagwa indi advice y'uburyo ki wabikora. Usanga nyine ikintu nshaka kuvuga nuko nta muntu buriya ushobora ibintu byose kuri we, nta muntu ubaho wihagije. Niyo mpamvu n'Imana yarebye umugabo ikabona ntabwo yihagije wenyine, ikabateka muremere umugore. Nyine ni buriya ntabwo byashoboka ko wakumva wihagije. Niyo mpamvu buriya mu gihe ugeze nk'iki kibazo ukumva hari ikintu utari kumvikanaho neza n'umutima wawe, byiza ko wegera wa muntu ubona ufite experience cyangwa se wa muntu ujya uganiriza ibintu byawe kugira ngo abashe kuba yagwa advice. Umubaze ati se nkora iki muri ibi bihe ko mbona meze uku n'uku, cyangwa se ubaze umuntu ubona waba warakoze amahitamo meza kuri icyo kintu ugiye gukora. Nimba ari umuntu, nimba ari tuvuga urugero, nimba ukeneye igitekerezo cyangwa advice mu gihe ugiye gushaka, ucyumva icyo gitekerezo wagisaba umuntu ukiri ingaragu,
wahisemo umuntu uri single, umuntu utarashatse, uwo muntu arakugira icyo gitekerezo nawe atigiriye. Kandi ibyo bintu abantu benshi muri minsi barabikora, ugasanga afite inshuti niba agiye gushaka umugore, ndamwegereye amati se bro bimeze bite, ati sona mani ndashaka nyine uriya mukobwa ndashaka umushaka, ise wangiriye inama. Ngaho ibaze, imagine uri kubaza inama umuntu nawe utarashaka, ashaka wenda bifite igitekerezo yaguha, ariko amahirwe menshi uri kwibeshya. Uwo muntu ntabwo igitekerezo nyine, uwo muntu aracyafite ibitekerezo biri ku rwego rw'ibyawe, kuko mwese muracyafite ku rugero rumwe, mwese bacyari single ni murashaka. Wegera ba bantu bashatse, ufate ya family ushobora kubona imaranye imyaka 20, imyaka 30, utajya wumva ngo umuntu ngo yahukanye yagize ati bari abantu nibo bashaka kuba bagusangiza igitekerezo kizima, ariko se ugiye kugisha inama mu divorce. Imagine ugiye kugisha inama umuntu utarashaka, gushaka gusa uri kumva uko aho hantu ashaka kuguha igitekerezo uzicuza mu buzima bwawe bwose. Kandi umenye ko amahitamo ugiye gukora ako kanya ni amahitamo y'ubuzima bwawe bwose, kuko umuntu ugiye gushaka n'umuntu muzana ubuzima bwawe bwose. Kuko nanjye akanya ntabwo nazahugiye inama ngo mushake nubona byanze kuzigendera. Oya icyo gihe nta kintu ndi kugufasha. Gerageza kuba wahuza n'umuntu ubona muzaraningana uwo mushinga ukagera ku musozo, wa muntu muzarambana. Ntabwo ari ngo ugirirwa ngo buri gihe uragiye hariya unasanze byanze, ngo nisubira nasanze byanze. Oya, mu gihe ugiye gukora amahitamo nyaboneka icyo utekereze neza, uvuga ati uyu mwanzuro mfashe se ntabwo nzawicuza, mufashe nitonze, mufashe nabitekerejeho umwanzuro sinzawicuza. Icyo gihe rwose niyo umuntu yagutenguha, ariko uzi ko ku ruhare rwawe ibintu wari wabitekerejeho neza, ushobora gusanga ari wa muntu wiyorobeka, ibyo nabyo bibaho, ugasanga ni wa muntu nyine wijijisha, uza mu isura atariyo. Nabyo bishobora kuba byashoboka, ugasanga isura yakweretse si afite, ariko mu gihe wakoze amahitamo meza ushobora kuzavuga ati uyu ni unengushye, ariko ntabwo arigenda ahubutse. Urabona nibibi ko ikosa ugezemo ari wowe ushinze amakosa. Oya, gereka ayo makosa abe yaba akozwe n'abandi atari ko ari wowe uyikoreye. Wowe uruhare rwawe gira ufata urukore neza, uvuga ati nabitekerejeho neza, amahitamo yakoze naho ubutse, wenda wa muntu azaba ari we uba warakuryarye cyangwa se warakuyishemo nyuma, nawe uzamureke buriya nawe abafite ibihembo byazabona nyuma yaho. Afite ibihembo azabona nyuma yaho, kuko buriya ikintu cyose ukora jya utekereza ko buriya hari ibihembo uri gukorera. Ushobora kuzaba byiza cyangwa bikaba bibi, ariko jya umenya ko bihari. Mu gihe ugera nabi, mu gihe ahera ukora uzi ngo uri gukina, jya umenya ko buriya nta kintu kitagira outcomes. Zishobora kuba nziza cyangwa zikaba mbi, wajya utegereza. Niyo mpamvu navuga ngo ikintu cyose ukora jya ugikora n'umutima mwiza, wumve ko ugikoze. Ese uvuga atari ngiye uri kugikorerwa byaba bimeze bite? Buri ikintu cyose ukorera abandi jya utekereza abaye uri kugikorerwa se byanshimisha. Nusanga byagushimisha kabisa, uzakiping up, uzamoving on, mu gihe wumva ko ikintu uri gukorera abandi nawe kigukorewe wanezerwa. Ubwo nari kubabwira ku kintu cyitwa amahitamo ushobora kubona nayo yazengurutse yose, mvuga ati ngere nange ingero zigiye zitandukanye, ariko ikintu ugomba gusigana mu mutwe ni iki: igihe cyose ugiye gukora ngo wifata amahitamo ayo ari yo yose, bitekereza kabiri, apana kwifata ugahita uhubuka ukababwira buriya hari ibintu byinshi. Buriya baravuze ngo ese buriya ubuzima ubayemo aka kanya aba ari igitabo uri gusoma, kandi nta page wemerewe gusoma kabiri. Ese wagisoma uko wiboneye wirukana, cyangwa wazajya usoma witonze? Niyo burandi nk'ubuzima, jya umenya ko page yigeranye n'umunsi. Iyo umunsi uhise, nimba ya page uzi ko baguye kutazigera wisubiramo, n'ubuzima nabwo rero buriya nta munsi ujya usubira inyuma. Ntabwo wasubiza ibintu inyuma uvuge ngo ahangaha nahisemo nabi reka nongere mitemo neza. Oya, jya umenya ko umunsi wahise uba wahise. Nimba umunsi utabayeho neza, hari ikintu wakoze utakoze neza, menya ko anytime ushobora cya kintu kuzakugaruka, gishobora kuzakwafect. Niyo mpamvu rero umunsi wose uba ugomba kuwujera neza. Amahitamo wagize kuri uwo munsi agusanga wayakoze neza, yakoze wayatekerejeho, kugira ngo utazagira umwanya wo kwicuza. Turabasaba ngo kugira ngo mujye mukomeza amane natwe, cyangwa se nimba numva namwe hari igitekerezo mwaduha, mutwarikiye muri comment kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza. Murakoze.